kondisiyo bareka kubwira ngo nguhaye umugisha ariko uzabyumve kenshi mu masezerano y'Imana wahawe habamwe ariko nukomeza kunyubaha, ariko nukomeza kunyumvira, ariko nukomeza kubana nanjye, igakomeza igenda ikongerera nandi kubera ko akomeje kubana nayo. Kenshi rero ikintu kitunanira cyangwa se ikintu kinanira abantu nukumvira ya mabwiriza y'Imana. Imana ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turashima Imana cyane muri iki gitondo. Ndayishimiye, ni igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo twishime. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose rero guturuka muri Philadelifia nkuko bisanzwe. Imana y'amahoro ibishimire, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ndabashimiye mwese abadukurikirana, abadushyigikiye, abadufasha amaboko mu nzira zose, abadusengera. Imana y'amahoro ijye ibagirira neza kubw'umurimo mwiza dukora. Ni ukuri Imana ijye ibagirira neza, kandi mbifurije amahoro y'Imana gukomeza kubana nayo mukava mu bwiza mujya mu bundi. Kristo wacu aracyari ku ngoma kandi yaranesheje, ngo urupfu yarumize bunguri, ngo bwatagipfuye natwe ntacyo tuzaba. Imana ishimwe rero kandi habwa icyubahiro. Iki ni igitondo cyiza, mbazana ijambo ry'Imana. Nje kukubwira ngo njya numva abantu benshi bavuga ngo Imana yanyemereye umugisha, Imana yampaye umugisha, cyangwa se Imana yanyemereye umugisha, mfite amasezerano y'Imana. Urumva, ariko nje kukubwira ku masezerano uyu munsi. Imana yashyize ijambo rikomeye ku mutima kugira ngo mvugane n'abantu bayo ku buryo bw'amasezerano. Amasezerano twese abakijijwe, abakristo, dufite amasezerano, kandi bamwe mwarayabonye yagiye asohora. Imana irasezeranya, igasezeranya umuntu kandi yarangiza iganasohoza icyo yavuganye nawe. Ntabwo Imana ari interenganya, ibyo yavuze irabikora, icyo yavuganye nawe izagisohoza. Ndashaka rero kukubwira ngo wizere Imana, ukomeze uyizere. Amasezerano y'Imana arasohora. Nta kintu gituma amasezerano y'Imana adasohora keretse iyo uvuye mu isezerano, nta mpamvu. Ariko kandi amasezerano y'Imana agira amabwiriza. Hari amabwiriza, amasezerano y'Imana agira amabwiriza, agira kondisiyo. Imana ikagusezeranya, jya utekereza yo boss yaguhaye akazi, iyo usabye akazi ukakabona, barakubwira baguha akazi ariko ukabona akabaha amabwiriza y'akazi, akazi kagenda ukugakora, hakaba hari ibintu mwumvikanye na boss. Ibyo bintu byubashye murumvikana, kakubwira ati akazi kanjye gatangira saa moya kakarangira saa 12 z'umugoroba, kandi mu cyumweru urakora masaha yose, uruhuka ku cyumweru, ukora iminsi 6, ukaba ubizi. Niyo wagira impamvu ukisobanura. N'Imana rero uyu mugisha duhaye amasezerano agira amabwiriza. Kenshi rero tunanirwa kuba mu masezerano, amasezerano ntasohore kubera yuko tutubahirije amabwiriza y'isezerano. Imana isezerana natwe, turakizwa. Agakiza ni ubuntu, ntabwo twabona ibiguzi tugura agakiza, ariko kandi habaho amabwiriza. Iyo ushaka ko Imana isohoza isezerano, hari ukuntu witwara, hari ukuntu wifata, hanyuma amabwiriza Imana igasohoza amasezerano. Ariko iyo ubaye mu mabwiriza yayo neza, Imana amasezerano yahagararamo, kandi rwose ukayabamwo, ukayasaziramo, ukayabyirukiramo, abana bawe bakayabamwo. Yo mwubashye Imana, yo mwahagaze mu mabwiriza y'Imana. Ariko ndisiyo bareka kubwira ngo nguhaye umugisha ariko uzabyumve kenshi mu masezerano y'Imana wahawe habamwe ariko nukomeza kunyubaha, ariko nukomeza kunyumvira, ariko nukomeza kubana nanjye, igakomeza igenda ikongerera nandi kubera ko akomeje kubana nayo. Kenshi rero ikintu kitunanira cyangwa se ikintu kinanira abantu nukumvira ya mabwiriza y'Imana, nukuyabamo.
ni ukugendera muri kondisiyo z'Imana. Ibyo nibyo bitunanira kandi bigatuma y'amasezerano asa nkaho apfapfanye. Twabonye ubushize twasomye ijambo ry'Imana muri Yoshua ibice byaho 7 ngo Yoshua arira asobanuza Uwiteka impamvu zabyo. Kwari ngo Mana ngo ayiwe Nyagasani niki cyatumye dukura mu maboko, niki cyatumye twambutsa Yorodani, niki cyatumye twambutsa Yorodani, niyo twihorera. Ubuse nibabimenya nagira bumva inkuru zacu byatubayeho, mbega ukagira ngo Imana ibyo yakoze yaribeshye, hari aho yananiwe, nta hantu iginanirwa. Rero ndashaka kukubwira ngo urashaka kuba mu Mana, urashaka kuba mu masezerano, urashaka kugira ngo amasezerano agende neza, urashaka kugira ngo Imana ikurinde impagarara zo mu masezerano kuko zibaho. Hari igihe Imana iguha isezerano warangiza ukabona ubonye akazi ariko ugatangira guhuramwo n'ibibazo, ubonye umwana ariko ukaba ibibazo, ugasanga nta mahoro, nta munezero w'urubyaro, nta munezero konsa, nta munezero. Kubera iki? Ahanini nego shitana abaho, ariko ahanini hari ukuntu ubugenda uteshuka. Kandi uzumve nguhaye umwana ariko nukomeza kunyubaha, nguhaye urugo ariko, nguhaye akazi ariko, nguhaye ubuzima ko Imana iduha amasezerano kandi ikayahagaramo, ariko hari amabwiriza nukomeza kunyubaha. Ngo Yoshua yararize abazimana impamvu ngo Imana iramubwira ngo mu bice byaho 7 umurongo wa 10 kuravuga ngo niki gitumurira, niki gituma ugwa wubamye, niki gituma usenga. Abisirayeli baracumuye bateshutse banze kunyumvira. Bivuga ngo hari ibyo tuba tutakoze. Ibyo rero twebwe aho Imana izanyuza isezerano ntabwo hagomba kutuvuna n'uburyo rizasohora nibigomba kutugora. Ahubwo icyo dusabwa ni ukumvira Imana gusa, tukaba mu ruhande rwayo, tukayumvira, twagira intege nke tukihutira kwisaba imbabazi kandi tukanihanira no kureka. Ntabwo ari ukuba ngo mbabarira ejo ugasubira muri bya bindi. Imana irahari, itanga umugisha, tanga umugisha, irashoboye. Ngo niki gitumurira, niki gituma uvuza induru? Abisirayeli baracumuye. Rero mwene data cyubanza urebe neza, cyubanza urebe neza. Ibwira uwitwa Salomo igihe yari amaze kubakira Imana, amaze kubaka urusengero, Imana yamuhaye n'amasezerano. Igihe yari amaze no kuba umwami, yimitswe abaye umwami w'Abisirayeli, ngo yarahagurutse ajya ku kanunga ajya gusaba Imana ubwenge. Avuga ati Imana impaye inshingano, ariko reka nyisaba ubwenge bwo kuzamenya kuyobora aba bantu impaye. Ngo aragenda amara iminsi 1000, ya minsi 1000 yayimaze asaba Imana ubwenge gusa. Nusenga jya ugira ikintu kimusengera, uvuga uti Imana nje imbere yawe mpagakiza, mbabarira ibyaha, nyongerera imbaraga, makubana nawe, ariko kandi niki kirangoye, ntabwo uzava imbere y'Imana Imana itakugiriye neza. Ngo Salomo yabaye imbere y'Imana iminsi 1000. Hanyuma ngo Imana iramubwira ngo Salomo, kubera ko ari ibyo unsabye, ukaba utansabye ngo abanzi bawe bapfe, ukaba utansabye kurama, ariko ndabiguhaye. Icyo wansabye ubwenge ndabuguhaye. Noneho usomye mu bice byaho 14 umurongo wa 14 hariho ngo nuko kandi nukomeza kunyuba saguha no kurama. Kurama, uburame buturuka ku Mana. Imana ni itanga uburame. Ishobora kureba igasanga nurama ukabaho igihe kirekire uzarimbuka kandi yarakwemera ubugingo, kandi hari igihe wigeze kwinezeza ikareka bituye umuntu yigeze kunkorera, hari igihe ahagaze neza, hari igihe yankoreye, hari igihe yamvugiye, none ndabona iminsi iri imbere atakomeza kuba muri ubuzima, ikagucyura kugira ngo ikurinde kurimbuka. Ariko jya usaba Imana imbaraga no guhora wezwa, jya ubisaba Imana. Yesu Paulo yaravuze ngo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Jya ubisaba Imana uvuga ngo Mana nyongerera ubwenge, nyongera kukwegera, nyobora inzira. Rero narinje kukubwira ngo amasezerano wahawe, amasezerano, umugisha, byose biba bifite amabwiriza, bifite amabwiriza. Ufite ukuntu ugomba kwitwara, harimo kondisiyo y'Imana. Nguhaye umugisha ariko, nguhaye urugo ariko, nguhaye akazi ariko, karakazi Imana iba yaguhaye haba harimo amabwiriza uko uzitwara. Uzatanga ituro, uzatanga icya 10, uzafasha abakene, ibyo byose uzabikore, uzanshime, uzatanga ituro ryo kunshima. Ujye utekereza kuri amahoro, utanga ituro ryo kuri amahoro. Ntabwo ari ukujya mu kazi gusa ngo hanyuma projet zibe ndende. Ni byiza, ariko mbere na mbere Imana.
nje kukubwira rero, nje kuguha umwifato, nje kuguha umukoro. Reba ikintu ugomba gukora uyu mwaka kugira ngo ubane n'Imana neza. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abacamanza, ibice byaho ni 13. Ibice byaho ni 13. Turebe icyo Imana ishaka, icyo Imana ivuganye natwe. Bibiliya iravuze ngo marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni. Marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyare umwana w'umuhungu. Ati dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyare umwana w'umuhungu. Imuhaye isezerano. Imana ivuganye nawe iciye muri marayika. Imana, abantu bahunga abakozi b'Imana baba bafite ibibazo. Ngo yango nanjye nzisengera, ngo nanjye ndabizi, ngo ariko umuntu oya, amavuta ararutana, impano ntizingana. Jya ushaka umuntu uri mu mwuka w'Imana umwegere. Jya wegera umushumba wawe, jya wegera itorero, jya uba hafi y'umurimo w'Imana. Aho hombi haba umugisha. Marayika azahagusanga, Imana izavugana nawe, izagutumaho umuhanuzi. Pasiteri ni umuhanuzi wawe, pasiteri ni marayika wawe Imana yaguhaye. Ntukamujye kure. Umukozi w'Imana ni marayika Imana ikoherereje. Jya utega amatwi wumve, ubanze wumve icyo Imana ivuganye nawe. Uyu rero ni umugore wa Manowa, Imana ivuganye nawe. Bibiliya itubwiye ngo iki? Ngo marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyare umwana w'umuhungu. Noneho nubwo wabaye ingumba utarigeze ubyara, uzasama inda ubona umwana w'umuhungu. Imuhaye isezerano. Iramubwira iti nubwo utigeze ubyara, ariko dore noneho ugiye kuzasama inda ubyara umwana. Ibintu utabonye iyo uri mu Mana urabibona. Uyu bintu utabonye iyo uri mu Mana igutuma intumwa irabikuzanira. Ibintu ukeneye Imana ibibizi. Uyu Mukamanowa yari mu murima ahinga. Uyu Mukamanowa nta bindi byifuzo yaragifite, yari yarazibukiriye. Hari ibintu nawe wazibukiriye ukavuga ngo birarangiye, ibi nibikibaye, yari yarabiretse. Uri mu murimo w'Imana, uri mu rusengero, uri muri korari, uri mu vugabutumwa, izagutungura. Imana ntabwo igikiranirwa ngo yibagirwe imirimo abantu bakoze. Imana ntigikiranirwa ngo yibagirwe umuhate wacu. Icyo dusabwa ni iki? Ni ukuyumvira, ni ugukomeza ukabana nayo. Imana isanze Mukamanowa, yambwa ngo imwoherereza marayika. Marayika w'Imana musanga ari guhinga, imusanga mu kazi ka buri munsi. Ishobora kugusanga muri dushe, umaze imyaka n'imyaka, ariko umunsi umwe wajya koga uri muri dushe, kumva ijwi ry'Imana rivuganye nawe. Ishobora kugusanga uri muri salo, uvuye mu kazi uri kunywera ka cyayi, hanyuma warangiza Imana ikagutumaho umuntu kumva arakomanze. Imana ukumva umuntu araguhamagaye kuri telefone. Ntuzavuga ngo niba abandi niko bahora ngo ni imitwe. Oya, hari umugabo umwe witwa Abigayeli, witwa Nabari ngo ari umunyamwaga. Ngo umunsi umwe Dawidi amutumaho, ngo aravuga ngo namufungurire, namuhe icyo kurya, ngo amutumaho abashumba be cyangwa se abagaragu be. Aramubwira ati rwose abashumba bawe n'abanjye twarabanye, nta kibazo bagize, turi kumwe, none twamenye ko Imana yakugiriye neza, dufungurire. Ngo Nabari kubera ko ari umunyamwaga, ngo aravuga ngo Dawidi ninde? Ngo abone abantu baba baracitse bashebuja bakigira ibyigenge, ngo ntago nafata ibintu byanjye ngo mbiye bene abo bantu. Ngo aranga, ngo ariko ngo za ntumwa zikira Dawidi iyo nkuru, ngo Dawidi arababara aravuga ngo niba ujya gucyara umuntu wo kwa Nabari uriho, ngo Imana ibimpore. Ngo arababara aravuga ati ineza nagiriye Nabari akaba nyituye kuvuga ngo ninzererezi. Ntukihutire kuvuga, ntukihutire guca imanza, ahubwo jya ubana n'Imana, usobanuza umwuka wera. Imana ifite umugisha, Imana ifite amahoro, ibyo ukeneye byose Imana irabifite. Ngo arabyanga aravuga ngo ubwo n'inzererezi ziba zaracitse bashebuja. Ntiyabimenya ko ari umuntu uri mu mwuka w'Imana umutabaje, umwiyambaje.
ngo yivutse amahirwe, ariko kuko yari afite umugisha, ngo yari afite umugore uzi ubwenge uri mu mwuka w'Imana witwaga Abigayeli, ngo ibyo Nabali yari gukora Abigayeli aba ari ubikora. Rero nuba uhagarariye umuryango ukabona umuryango wawe urarangaye, jya uba mu mwanya w'uwo muryango, jya uba mu mwanya w'ako kazi, jya uba mu mwanya w'iyo kampani ukoramo, ntigahombe uyirimo, ntigapfapfane, ntakabemwe abajura kandi uhakora, ntakabemwe abantu bangiza. Jya ubera amaso igihugu cyawe, jya ugira umumaro mu gihe cyawe. Raya sere bone foya, Imana ishimwe. Ariko marayika ngo aramubwira ngo dore wari ingumba ntiwigeze ubyara, ariko noneho ugiye kubyara umwana w'umuhungu. Umurongo wa 4 haravuze ngo nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanye, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzakiza kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Ariko ntuzanywe vino, ntuzarya ibintu bibi, uzirinde hazaba impinduka, kubera yuko wasamye inda y'umuhanuzi, y'umukozi w'Imana. Iyo tumaze gukizwa turirinda, iyo tumaze gukizwa hari ibyo tureka, iyo tumaze gukizwa hari imvugo turekura, iyo tumaze gukizwa hari ibintu bibi tuvamo. Rero Imana itugirire neza, imuhaye amabwiriza uko namara gusama iyo nda y'umwana uzaba uwa mbere gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya uko bazifata. Imana itugirire neza. Urasabwa iki rero? Urasabwa iki? Urasabwa kumvira icyo Imana ivuganye nawe. Hari isezerano ufite, hari isezerano ufite, ariko hari uko ugomba kwitwara, hari uko ugomba kwitwara. Hanyuma umurongo wa 13 ngo marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati ibyo nabwiye uyu mugore byose abyirinde, ntakarye ikintu cyose kivuye ku muzabibu, ntakarye ikintu cyose kivuye ku muzabibu, ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya ikintu cyose gihumanya, nuko yitondere ibyo namubwiye byose, nuko yitondere ibyo namubwiye byose. Uyu ni umugabo we Manowa. Marayika nawe aramusanze aramubwira ati ibyo nabwiye uwo mugore abyitondere, ntakarye ikintu gihumanye, ntakanywe vino cyangwa ikintu gisindisha cyangwa se ikintu cy'umuzabibu, ngo arye ibintu bivuye ku muzabibu. Imana ibahaye amabwiriza, hari uko bagomba kuzifata bakimara kubona iryo sezerano, bakimara kuvugana nayo, ikimara gusohoza amasezerano. Murabizi abantu benshi bazira kudahagarara mu masezerano neza. Niba Imana yakwe ngo nzakurengera, nzagukiza, nzabana nawe, ibindi ntibikureba. Wowe icyo usabwa n'iki? Ni ukumvira Imana, kwitondera amabwiriza. Ishobora no kukubuza ngo icyo kireke, ariko runaka itarakimubujije. Hanyuma wowe ubusabwa kumvira ugakora icyo Imana yavuze. Ndagira ngo rero uyu munsi ngusabira imbaraga z'Imana. Guhagarara mu isezerano byarakunaniye, ugerageza gukizwa, ugerageza kwirinda, ariko ugasanga waguye. Ikintu ukeneye ni cy'uyu mwaka, ukeneye guhagararana n'Imana, ukeneye kumvira umwuka wera. Ikintu Imana igushakaho uyu munsi ni uko uyumvira gusa, kugira ngo ube muri 2022
kugira ngo Imana ikugarukeho kurushaho, kugira ngo Imana isohoze amasezerano mwari mwarasezeranye. Gira umwete wo kuyumvira, tangira wisubireho. Imana yavuganye nanjye dutangira uyu mwaka ngo iki dusigiye ni ukugira ngo twisubireho, kugira ngo twirebe, twisuzume, hanyuma ibyo tutakoze twongere tubikore, amagambo meza tutavuze tuyavuge. Ntagire ngo hari ikindi Imana igusigiye. Iragira ngo ukore ibyo utakoze, iragira ngo wuzuze ibyo utujuje, iragira ngo ugire neza kurusha uko wagize neza. Rero Imana irahari. Shobora kumva ibintu bavuga ngo ni ibihe bikomeye, birakomeye, ariko Imana yacu iri hejuru y'ibihe bikomeye. Yaravuze ngo nimuzaca mu mazi ntazabatembana. Yari ibizi ko Abisirayeli bashobora kuzaca mu mazi. Ngo nimuca mu muriro, yari ibizi ko hari umuriro bazanyuramo, ariko abavuganye n'Imana ko batazashya ntibashya. Nukuvuga ngo dusabwa kuyumvira kugira ngo tubane nayo, dusabwa kuyumvira. Uyu mugore wa Manowa wahawe isezerano, umugabo we nawe yaramubwira ngo ibyo nabwiye uwo mugore azabyitondere, ntazanywe vino, ntazarya ibintu byose byo ku muzabibu. Ibyo ni ibintu Imana imubujije. Hari ibintu Imana yakubujije, hari ibintu Imana yakubujije. Ndashaka ko Imana iguha imbaraga uyu mwaka ukazibukira, ukarekura. Imana irahari. Imana ikiza indwara, ikiza kanseri, ikiza sida, ikiza za diyabete, ikiza. Imana irashoboye, isi nibiyuzuye, kiza za ndwara zose, kiza ubumuga. Yora siribone Mana data, iri ni ijambo ryawe ndarisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Urebe uyu muntu, urebe uyu muntu, urebe uyu muntu, urebe uyu muntu wananiwe kurekura, wananiwe kuzibukira, umuha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Shyigikira uyu mugore, afite ishyaka ryo kugukorera, ariko isi ikamutwaza igitugu. Mwiyereke, mwigaragarize, muhe imbaraga, mushoboze uyu mugabo, uyu musore, uyu mukobwa. Uri Imana ishobora byose. Bongerera imbaraga kugira ngo bahagarare mu isezerano, Mana, badatsinzwe n'uburiganya bwa shitani. Urakoze Mana, hesha abantu umugisha. Uyu ni umwaka ushaka ko tukwegera, ushaka ko twisubiraho, ushaka ko tubana nawe. Uyu mwaka Mana ni umwaka wo kwigenzura, tukareba uburyo twabanye nawe, tukisubiraho, tukuzuza ibitari byuzuye. Uyu ni umwaka wo kubana nawe no kukwikomezaho, abantu kukwikomezaho, abantu kuguhanga amaso, abantu gukiranuka, abantu kumvira Mana ngo kuruta ibitambo. Ratisiri bone foya. Urakoze Mana, urakoze kubwira ijambo, uhindura abantu. Kandi uyu mwaka abantu bazuzura umwuka wera, abantu bazahindukire, abantu bazave mu byaha, abantu bazakizwe cyane. Urakoze Kristo. Ruhura uyu muntu urushye, ruhura uyu muntu urwaye, mukiza izi ndwara z'ibyorezo, ni wowe ukiza. Ruhura uyu muntu Mana, kuraho uyu muntu amakuba, kuraho uyu muntu ibi bigeragezo. Urakoze Mana. Dusengeye igihugu cyacu, turagisengeye, dusengeye abayobozi, dusengeye itorero, dusengeye abashumba, dusengeye abakristo, dusengeye buri muntu wese uguhanze amaso, aba bazamuye ibiganza, aba bari mu masengesho y'iminsi 7. Mana nubumve, aba bantu bari imbere yawe nubiteho. Hesha umugisha igihugu, hesha umugisha itorero, hesha umugisha abagukorera, abafite imitima iciye bugufi bose nubagirire neza. Kandi abarushye n'abaremerewe Kristo baruhure. Urakoze kuko ari wowe karuhura. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibagirire neza. Ni Gatera Jose. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, kandi ni ukuri ndagira ngo mudufashe, mujye mudukurikirana, mujye musoma, mujye mukurikirana izi video, mujye muzifungura, ushyira hari uyirebe, ukurikirana ijambo ry'Imana, hanyuma kugira ngo Imana yo mu ijuru ubushyigikiye umurimo. Ntugafungure gusa ngo ugende ukarekure, oya jya ugafungura ugaheze, ugohereze n'undi, bityo no gushyigikira umurimo w'Imana. Imana y'amahoro ibagirire neza. Eka mbahe telefone kugira ngo tuze kubafasha aho utasobanukiwe, cyangwa se ukavungwaga ngo mbese nakumvira Imana nte, ese naba mu masezerano gute, ndumva giye ntazi uko natangire. Nagufasha. Ni 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 na 07 2 74 34 93 1 07 2 74 34 94 93 1. Imana y'amahoro ibagirire neza.